tuganira ushize tubwiye ko iriya bidi ya kuba yari yayiteguye wowe yitegura mbere y'umunsi umwe ko bidi bawo ni wowe wibeshye umunsi cyangwa ni Keza? Ngiye ntago mbiza kuko sinzi impamvu uri kumbaza cyane kuko ntago ibyo bindeba yagakwiye kumenya ko umugabo agomba kugira bidi akayikora. Umuntu ashaka kugenda ari nk'umugabo wawe ukabona aragiye atahanye icyo kirwara araje kiguteye agikuye mu nzererezi nk'izo utazi nicyo kibazo nyemba nifitiye ushaka gupfa utazi ikikwishe. None ushatse kuvuga ko ndi inzererezi sibwo nyago ndi kofi yanjye yihese karaka keke ka 5 nabanye waguze ni kuri kuvuga ngo ikofi yamabara naya kumaraho aya ngaya wimenyera ndekera imisatsi ndekera imisatsi kurase nana gukura aya mahena nkaya. Hello people, BK TV 2021 on the mic perfect behind the cam ndi kumwe na Francis the producer. Uyu munsi mfite umutumirwa rero Keza, nagerageje kuvugana rero na DaQueen tugira ngo tugane kuri ya situation yabaye ubushize umwabonaga Keza injiriya DaQueen muri surprise we yarateguriye YAKA umukunzi wewe nkuko akunze kumwita ngo second office. Uyu munsi rero ndimo ndagana na Keza nibinkundira nshobora no kuzana mo DaQueen nubwo mbona yagumyeje kwigira igufwa bari hano hari ambasanze bakina filime Imana dufashe yemere. Keza makuru umeze ute? Ndabona umeze fresh wabyibushye nta n'impamvu yo kunsubira. Keza makuru ni meza. Umeze ute? Vuga cyane nijwi ni gake nyine nkuko bizi nagari sawa cyane ariko Imana izabikora nyine bizagenda cyane nkuko mbyifuza. Kwijwi ari ritoya hano nsanze mukina filime yanyu ubutumwa bugufi ntibabagaburiye vipi? Hano sanze turi muri shooting we kurya twari kuvugana akajwi gatoya twari ariko nyine urabizi umuntu amaze kuryagira ubunebwe umva banaryama wasinzira urabona amasaha ageze yakuze urumva rero ni ibisanzwe nta kibazo cyabaye nyine n'umunaniro burimo. Dutangira dushima Imana yatwemereye yuko tuba hano mu kiganiro yaduhuje na Keza nibyo byose n'ubwo mubona turi kumwe za respire nyinshi twabanje gutera kuba tugiye kugana nawe nibikunda turagana na DaQueen uko nakomeje kubabwira. Keza ubushize rero nabonye warinjiye muri bidi ya YAKA n'umugabo wawe ikibazo abantu bakomeje kumbaza cyanya kuri ko kire yari bidi cyangwa zari za ambiance abantu bakunda DaQueen ifuje kugira ambiance mu buzima bwe ayikora YAKA. Byifuza byo mbizi ntango nzi impamvu yabikoze niyo mwabibaza kuko ngiye nonewe naje nsanga nyine ibintu byashyushye rwose imeze nk'ibintu bateguye byabaye nk'ikirori mbese nta nubwo byari surprise kuko surprise iba itunguranye nyine ubona hari abantu bakeya bashoboka nyine atari ibintu bya danje ariko nasanze bimeze nk'ibintu bari bateguye bose babishaka kikaba ari ikirori nyine bari burya amakeke byeri zamenetse nabonye ari nk'ibintu bari bateguye bavuga ati uyu munsi tuzakora ibintu ariko nyine byararangiye narabyakiriye hashize iminsi maze kumenyera ariko nuko ntawe umenyera ikibi ariko nyine nta nukundi byanagenda nose ko ntakiyahura ntabwo nakora icyo gikorwa kigayitse ngo mvuge ngo mfashe umwanzuro ariko n'akarengane Imana ibikareba nayizandenganura. Abanyarwanda benshi na hamwe n'isi muri rusange abakunzi bacu mu bihugu bitandukanye abenshi bavuze ko hari ikintu mwaba mwaratinze cyangwa ari filime mwaba mwarakinnye bira bintu kugira ngo uze utugwirirane konge nahamagawe na DaQueen wowe wari ufitemo uruhare cyangwa kugira ngo uze tugwe muri anniversaire nahamagaye na DaQueen urumva yamamagana na nimero yanjye agira ntabwo ariyo ntabwo wabimenye gute rero kugira ngo uze ugwe muri bidi yari irimo irabera ni ndogwamagana ndogwaye makuru hari umuji bita dukinana muri hari comedy dukinanamo kwako ni naho ngo bari bagiye gukina yakatubwiye nanjye tujye dukinana nyine rimwe na rimwe icyo gihe bari bagiye gukina ko ngi twari turi kumwe hari umuji rero bita ukina muri comedy dukinana aho ngaho muri bita bari mama gafuko uba yitwa mama gafuko muri iyo comedy so n'umuntu wanjye nambwiye ni hano ikije kibera hano cyose ujyuma makuru umbwire ko nanjye mbanzi ko YAKA nawe ameze nk'isekurume y'umugi mba namushyizeho za maneko nyinshi ndavuga ni wowe nujye ubona yakaje hano ntahari ujye uhita unsinyara yaransinyara arambwira ati hano mu rugo bahabereye ikirori ati umunsi twakoze shooting ariko nyuma ya shooting ati yakafite anniversaire wowe reba ukuntu waza kuhagera gatoya
uhita uza nyine uhita uhagera ndavuga no okay sawa nibwo naje nsanga shooting yarangiye nsanga barimo kubyina basinze DaQueen ari kurankuba nyweye mbese nasanze nyine cyabaye cyo nanacitswe nibwo nanjye nyine by'amafuti mfa kwikarakasa nyine bitagira bidafite DaQueen na YAKA barakundana ntago mbizi biri hagati yabo ariko nimba bana subundi uramwingingamo icyo wamurese je sinjya nkunda gufata mu nyongewe ihangano tuganire sibyo mwinginga mwiki ihangano tuganire tuganire gato Nuse ntabwo waza tukaganira iminota mbabara iminota 10 yonyine. Si iminota mana urabona tutari mu kazi turi muri shoot aho bashaka. Ndakwiyangane basi mu minota 10 tuganire. Mana njye n'ugahora umbwira ngo iyo minota ijya kunganiriza aho ngana Babylon. Ngwino reka ngotene nagatebe hano kwanza. Ntago ndi butinde DaQueen ajya gusubira gushutinga narangije pe. Ntago ndi butwara iminota 15. Cyangwa ngo ushaka ko mbaza ubundi. Ndashaka kutugare muri kumwe twese. Nese ubu ntago wambaza. Oya ngwino ucarana basi sibyo. Ntago nashaka kubakavuringa muri babiri. Ntago gifata. Umuntu nyoga. Ugiye wingingiye uringinga. Nyamakuru mababona. Birakubabaje. DaQueen nga urakoze cyane kuba wemere ko tuganira. DaQueen ira scenario bawo ntiwigeze utekereza ko Keza afite sheri koko kugira ngo ujye gutegura umugabo we surprise. Kuki satamenye igihe umugabo wagirira bid. Tuganira ushize tugiye ko ira bid ijya kuba yari yayiteguye wowe yitegura mbere y'umunsi umwe ko bid bawo ni wowe wibeshye umunsi cyangwa ni Keza. Ngiye ntago mbiza uko sinzi n'impamvu uri kumbaza cyane kuko ntago ibyo bindeba yagakwiye kumenya ko umugabo agomba kugira bid akayikora. Ese nimba naramukoreye bid ni ikibazo. Ntago bindeba ahubwo sinibaza impamvu atazi igihe umugabo akorera bid. Keza naguze igihe umugabo akorera bid. Uko ntakizi nkuko azi cyanjye nanjye nzigiye iye ibera. Nukuvuga ngo YAKA yarayifite nk'uyu munsi nyamugora yikora nkejo. We yaravuze nukuvuga ngo yaravuze ati nyamugora ni nditubwiye nyine. Harundi ubona wicaha ngaha. Ngi kukubwira nti we yaravuze amarere nyamugere yaravuze ati ninyikora umunsi azayikorera wenda azasanga nanjye nayiteguye ayikora mbere nanjye nari buzayikorejo. Hanyuma navuga ni niba bamukora anniversaire kanjye mbyihorere nubundi yagira ngaho inana mwigane ndabareka nyine bakora ibyabo by'amafuti nyine nuko. Keza ntiwumva ko ngewe nishiti YAKA nshobora kumutegura surprise hari icyo bitwaye se kuba nyine ako jye utandukanye umugore n'umugabo wese hari hasi ufite none se hari hasi afite bidi ikora hasi ikora hasi h'umuntu akora hasi h'umugabo cyangwa Keza ntiyakoresha uyu ntihakoresha ukorera anniversaire umuntu utari umugabo wawe umuntu utaranabaye sheri wa nkande ubundi ariko reka maramatsiko abanyarwanda DaQueen ujya gutegura YAKA surprise witegura nkande wowe nyitegura nk'umushuti we turakinana ariko ubushize nzi wawe wanyibwire ko ari sheri wawe none se urumva icyo ari ikibazo ese kuki umukunda guhora mwumva ubwo urumva ari big deal nyine kuko umuntu yavuze ngo ni sheri wundi cyangwa nuko ubonye Keza aranga udashaka kuba ko sheri nkuko abivuze ubushize nese uyu ndamutinya reka uzanantinya ariko aha Keza ntago iki cyari ikintu cyo wabagirira beef kuko DaQueen ajya kumutegura tubwe ko ari inshuti wowe kuki sabya kikora inshuti yawe byemera yuko ariko nimba ari inshuti ya YAKA rero yari kumbwira nanjye nk'inshuti ye wenda da nanjye kavuga ati reka mbwire n'umugore we azaze muri anniversaire nateguriye YAKA nanjye nkaza nyine nagahato ni igikapu cye uri safashe uri ntacyo ndi kintu nubwo ndaguhamagara rero ni uburenganzira bwanjye kuba naguhamagara ni ukuri cyangwa singuhamagare sibyo ni ukuri inshoreke y'impamvu DaQueen ni inshoreke ya ikimwaro cyo kumbura muri anniversaire ndako nta nubwo byanashobokaga kumva ko yakora umugabo wanjye anniversaire nge nkahinguka byonyine nta nubwo byumvikanaga impamvu yahisemo kunyitsimbura avuga uterekanye kore Keza atambona iki none se buri hari ahantu wowe uko wabibonye twari twitsimbye twari turi kwiba twari turi gukora mwayikore mu muhanda se cyangwa mwarantumiye ko mutantumiye ngo munyere ko mutitsi ahubwo we ndumva ufite ibibazo byinshi ufite ibibazo ko naguhamagaye ngo uze kurya ku ikofi yanjye se ikofi sondushiko ewe ibibazo ni byinshi ubusemana ubushit ubufucking shit nibwo wari umamagariye oya kwa rugira ngo dukura abanyarwanda mu rujiji ubu ibi nibyo wari umamagariye none se ni igitangaza bid urumva ari ibintu byatari
ariko wabuze umugabo wabuze undi abandi ukora ni YAKA niwe nshuti ufite yonyine ukora anniversaire nta wundi muntu uzi ukeneye anniversaire wayikoreye none se ubugira ngo inshuti zanjye zose nzaze nzigushyire ku murongo abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abantu bafite abagabo bafite abagore abasore ngo ni nyatsi ngo nta mafaranga bagira bibonera umugabo wubatse rero bati ura mugabo niwe yakoreye kera kutakorera umusore anniversaire n'abagabo gusa mubaze na muri telefone yakweretse nta musore wasangamo ni ibigabo byine n'abagabo bifite amafaranga bakoze ikofi kera kuki nta musore urakora anniversaire ngo numve ngo wakorana umusore anniversaire ngo ngwiki no sibyo biramureba nayanika mani none se inshuti zanjye zose mfetera njya muhamagara kugira ngo se mumenyeshe iki ashinzwe iki se ni nuza se wanjye komereza ariko bizarangira nabi komeza uguzwa bisekeje birangiye nabi se gute wabirangije se wabirangije abundi bigisekeje komeza rwose komereza Keza wabonye iriya nzu tukiri aho ngaho yahaye DaQueen abadiaspora bamukodesheje arayibonye byakira uterebe gerega nta kintu kikintangaza kuko maze kumenyera uyu mugore utagira umugabo umwe yamugurira indege yamugurira imodoka ubu ngubu ikintu nsigaye mvuga ni kimwe byibura niba nanjye wanjye mbasha kurya nta nzara yanyishe kuko burya umugabo baravuga ngo wagiye gukura hanze indukura yakabamo ndi wowe se maze rero iyo umuntu afite ingeso bazi ko n'abandi bose ariko babikora njye ntabwo ndi inzererezi njye ndi umugore ufite umugabo nubatse wanjye ntabwo meze nkaho ugenda urumba abagabo b'abandi ubazengurukamo basakasa kubakora ubugari felicien byarakubabaje ntabwo ndi wowe rero byarakubabaje zaperereza sibwo ntabwo ndi karashika yanjye yihese karaka keke ka 5 nabanye waguze ni kuri kuvuga ngo ikofi hari byari zingahe 5 se byo kaba ka 5 hari n'ijana wankiriyeho madam umva rero nkubwire Keza nyagukeza niba ari ibiki bambaza iki waruzi n'ibindi umva nimba ari imisatsi nimba ari ibiki nimba ari amabara y'amabara nayakumaraho aya ngaya wimenyera ndekera imisatsi ndekura se ntabukura aya mahena nkayaca ndavuze ngo ndekera imisatsi yarampenze we Keza ukibona iriya sinari ikiba rero wumvise ko umugabo yagiye cyangwa wumvaga ko hari ikintu hari ibindi byiringiro yuko umugabo akiri uwawe nje nta nubwo nanabyura ko atakiri wanjye kuko buryo umugabo nubwo yazenguruka ajya mu bandi bagore yibuka gutaha ntabwo ari kimwe n'umugore umugore noneho wagiye guca umugabo w'inyuma ni gute atari ku mugabo byibura aragenda akavuga ati cya kigore nubwo nkijyaho ntabwo cyandutira umugore wanjye Keza aritonda byibura akagaruka niba mvu nta kwizera guke mfite ko kuvuga ngo yamujyana ntaho yamujyana azageza wenda niba ari uko nguko mwishuka mujyeyo wenda nyine ukudufaranga gukeya abukujugunyeho utagize n'ubundi icyo bukumariye n'ubundi amafaranga barayo muvumo birangire agaruka iwanjye ansanga n'ubundi byose ni kimwe ntabwo nakivumbura ngaranse kireka wenda dutandukanye duhanye divorce niko gutandukana guhari nge nawe naho kuvuga ngo yaje kuri uyu nguyu ngamuhaye ako kazu ngamuhaye ngakumugona ubwo ibyo nibyo banange ntabwo bikindakaza nuko gusa nyine nawe ashaze kunkora mu mutwe ngaramfura imisatsi kandi nge nagaze ibintu nge namukora ubwo buhere nawe yambitse nabukuru rugo kukava gukomoka kukava amaraso wanderembo ibyo tureke hejuru ibyo ngibyo DaQueen ujya gukora iriya surprise wumvaga ko ntagaruka bizakugiraho yuko umuntu urimo gukora surprise afite umugabo cyambere cyakabiri abantu bazi ko ari we mugore wiwe wowe ujya kubikora urumvishe ntangaruka bizakugira mu buzima bwawe cyangwa nta comment izakuza yuko ushobora kurimo uri inshoreke cyambere ko ashaka kwita abanyarwanda ntago tuzi ese waburi umugore wa kabiri uri mu cyeba wa Keza ibyo bintu ntago ugeze ubitekereza ko wazitwaye amazina nakoreye namwe murasetsa none se kwitwa ayo mazina gukorera noneho kwikigiye no gukorera umuntu surprise kuko afite umugore byitwa ko uri habara cyangwa uri iki igo ngo igo ngo nyi none se ubu ngubu abashuta umuntu aba afite ubu se we ntago wakorera Keza anniversaire cyangwa njye ukayinkorera ntago ari inshuti yanjye Keza kugira namukora surprise kubera si icyo atari inshuti yawe se nimukorana ntabwo tuziranye ku buryo namukorera rwo yiziritse kuri yakabagira ngo ni supaguru
nyamwiziritse yanga kumuvaho ahantu hose nkabasanga nayakare ari kwa DaQueen none nyine bukara akantu ka anniversaire yagakoza agira ngo wenda ngambabaze agira ngo mbabaze yikise iki ko buriya oya ko nubundi niyo mwajyana hose abari butahi wanjye nta kibazo nagira gusa nyine nta nubwo binavuga ngo biranshimishije kuko nubundi n'ubuzererezi mvuga niba yagiye akarara sinzi aho yaraye sinzi ibyo barayemo sibyo umuntu ashaka kugenda ari nk'umugabo wawe ukabona aragiye atahanye icyo kirwara araje kiguteye agikuye mu nzererezi nk'izo utazi nicyo kibazo njye mba nifitiye ushaka gupfa utazi ikikwishe none ushatse kuvuga ko ndi inzererezi njye ushaka gupfa utazi ikikwishe nawe ubwo niba uri inzererezi ubwo urajya muri abo ndi kuvuga nyine uko ntashimishwa nuko umugabo wanjye iyo ni keke gusa na byeri biri kukuvugisha yandiza uzabaze keke ko numva ufite bla 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 Keza reka nanone nyine nkoza akabazo nk'iyo ubonye yakari kumwe na DaQueen utekereza ikintu kije kiza mu bwonko bwawe cyane ntekereza ko ari satani yangendereye iwanjye yanteye mu rugo rwanjye kuko kuva n'abana na YAKA nta mahoro ahari ni uguhora mu bagore mu bagabo nagiye kuburana n'ubukobwa n'ibiki ibintu nk'ibyo ibyo rero maze kubimenyera nyine wagira ngo niko kazi nirirwamo nizo manza nirirwamo nyine iyo numvise ko ari kumwe n'uyu rero nkuko nakumva ko ari kumwe n'undi byose ni kimwe nta veni natara warabyakiriye byose ni kimwe byo barimo mba mbizi nyine rero abwo mbavuga ntibyibura iri joro atataha nkavuga nibura ari hano ejo nkabona aratashye nibyo nubwo ntamenyera icyo ari kurashyira ukiga kubana nacyo DaQueen tubwize abantu kuri YAKA niki kuri wowe turetse iby'ubushuti buvuga no kunyana nyuma gwezira nzu yahawe n'abadiaspora bamukodeshereza YAKA niki kuri wowe YAKA niki kuri ngiye ni inshuti yanjye ubushize tujuza kuganiriza bikaba n'intambara kugira ngo tukugireho habaye saga star nziza kugira ngo twinjire iwanyu nabonye dore ko YAKA muri minsi afite ana bodyguard watubwiye ko YAKA ari sheri wawe YAKA mukundana ndetse tushaka no kumva n'ibituruka kwa Keza YAKA kuko ni sheri wawe nkuko abitubwiye cyangwa kwari ukwivugira nyuma yo kubona iranzo ngo ngwishye ngo kwari ukwivugira none se ko nabikubwira jya ngo bigende bite urajya ngo mvuze amadebe cyangwa mvuze amahombo nuvuga ngo YAKA murakundana nese birakureba birakureba ufite ikibazo cyangwa wowe gisubiza mugani wa Keza wowe ushinzwe kumvugira ese madako ndeba wajya ngo umunsi bagucametse nese ibyo birabareba ntacyo none nsubije nese murajya kumfata umunwa ku ngufu ngo mvuge birabareba ntago mvuzeho ya cyangwa birabareba ntago mvuze yego cyangwa oya birakureba DaQueen murakundana yego cyangwa ahubwo azagenda umugabo azagenda muzanire n'ibindi bitaba hagiye kuvuga ngo DaQueen ngo DaQueen ikiteho cyambere yazanye ni wowe nta kindi cyarenga wowe yanzanira kigitangaza nabambonye bwa mbere cyangwa cyambaho naba nta ariko DaQueen ndanarenza ubwo no mustari urenga iki se kugira ngo ndenge muri ubwo buryo bwawe rero aho guracitse mu buzima urarenze umva ubwenge urenze mukize mu gutwara abagabo nyine urarenze ngo kirenze icyo kire nyine nta kindi kintu birakureba ariko ubundi wazamushyizeho amapingu ntazindi inzozi mbi nigeze wazashyizeho amapingu wese nanakurota kuko wengeye kurota ibyawe umva twanzura rero kuri mureke twanzura iki kiganiro abantu bakomeje kujya abantu bamaje kugwa mu rujijo ukuntu bibaza ati se ira surprise bani cyabaye nyuma yaho Keza na DaQueen bararwanye yego twarabibonye byavuye imizindi ntambara sitari ngombwa ku bantu bakuru murabona ibintu bigana bishyira bijya hekuye musozo nuwe musozo w'ibintu umva yavuze ko yahise agaragara nakomeza kubwire dore ndabona wagira ngo bamucome DaQueen atari cyo gihe ngo DaQueen atari cyo gihe ngo ureke uko dusangiye umugabo dusangiye n'ibyakurikiyeho ubwira ibyakurikiyeho nese si wahise uhagera mubwira nyuma yaho ibyakurikiyeho wewe wari wasohotse se cyamunwa bawudoze yewe
cyakora munkuye muri modu ntaki wirakara ndabizura umuntu ora wishimye ntago ujya urakara arangiye ariko nuko umuntu bashaka kunkura mu bwonko bura nanjye ngira umujinya iyo ushatse kunkura mu bwonko nanjye nkwereka yuko nanjye natokoye mu bidara ku kibambasi turebe ko umunsi uzajyaho nanjye nzakurikiraho kuko wowe uzantanga sinaguta wenda abona ushaka no kwikubita uzabanza ngo mu bwonko ukagira ngo none hagira amagambo ubugira ngo agiye nko kwikorera nk'isi yose yigutereke ku muntu kurusha amagambo umeze nk'uwariye sanitizer sha wowe ibe nanjye sanitizer ahubwo we n'isabune niwo mababa bagushyizemo ubunyerera dusoze tureke intambara dusoze iki se wowe dusoze tuvuga biki birangire ibyo bivaho kwiyungana no se ko ntaryi wabo Imana ireba nk'ukuntu uhuye mu kazu nzane buno fucking shit DaQueen wari muri break people BKN TV twagerageje kunga Keza na DaQueen ariko byanze namwe mu ruce muri comments zanyu nkeneye kubona abantu mu ruca uru rugamba mvuga ati DaQueen icyo gihe areke Keza murekera amahoro nk'umugore w'isezerano cyangwa Keza ahebe DaQueen ashoboye gutanga keya DaQueen wakoze ngiye kwemera ubutumire bwanjye nk'inshuti yanjye nta kindi nakuvebaho wakoze kwitabira Keza nawe wakoze kunyitabira mwakoze BKN TV mwakoze